mwongeye kuramuka neza. Ubu ngubu mugiye kuba muri kumwe na televiziyo bita Iwacu mu ngo. Kano kanya twakiriye umusore twanasuye aho atuye. Musore, mwaramutse neza? Mwaramutse. Ugiye kuganira ni televiziyo bita Iwacu mu ngo. Tangira wibwira abadukurikiranye. Ngiye banyita Hakizimana Bilal. Aha ngaha ni mu kahe kagari mu murenge? Ni murenge wa Nyarugenge, murenge wa Kigali, akagari ka Kivugiza. Aha. Iwacu TV, Iwacu mu ngo TV. Ugeze uyumvaho cyangwa n'ubwa mbere? Najyaga nyumva ariko ninatarayibona. Ubwo yansuye nabashe kuba nayimenya. Ugeze kwumvaho iki? Isura abaturage mu ngo ikabaganiriza. Yego. Aha, urakoze cyane. Kano kanya rero hari topic nifuza ko tuganiraho nje nawe. Topic ivuga ngo ubuzima bw'umusore muri kino gihe. Wewe nk'umusore ubayeho gute? Ngiye mu buzima bwanjye mbayeho mu buzima nyine nawe urabibona, urumva. Mbaye mu buzima nyine busa nk'ubugoye kubera ko ino covid yaje. Ariko so bura mbere itaraza byagendaga neza, ariko nyine urebye nyine nyine ni ibintu biraho nyine bya gake gake nyine bitewe n'impamvu zaje nyine za covid. Ese nk'ubu umusore wahangaha ku munsi ashobora gukorera nk'amafaranga angahe? Amafaranga bijyanye n'iki ubwo ngubwo? Abangaba twita abanyakabyizi, wenda umukarani, abantu nk'abo ngabo. Abakarani rero njyewe sinaba nkubeshye kuko njyewe ntago nabasha kuba nabimenya nyine uko bihagaze. So gusa nkanjye nyine mu buzima bwanjye uko bihagaze, njyewe ubundi akazi kanjye nkora ni akazi k'umumotari. Nyine araza make nyine tukayabona bikaza gake gake. Abamotari, ariko abamotari reka nkubaze ikibazo cy'abamotari. Uribuka bajya gufungura ubiko twari turi muri covid, nyuma baza gufungura abamotari uwo munsi bawise ngo ni save the date. Urumva ibyo kintu cyakibuka cyangwa bimeze bite? Uriya munsi urebye wari ushimishije cyane kuko nta kuntu bagukura muri guma mu rugo, urumva, ngo bashe kuba wagenda, urumva. Urabizi ko twemerewe gutwara abantu, ariko badufungure turishima cyane, byaradushimishije cyane, twaraselebuye cyane kabisa. Kuri munsi wari ushimishije cyane kuko nta kumva ngo abamotari barekuwe ngo tujye gukora, urumva, ni ibyishimo cyane. Yego. Ariko nanone abamotari hari ikintu bakunze kubashinja, ikintu cyo kuvuga ngo abamotari ngo bacapura abantu amashakoshi, ibintu by'ubujura, ibintu bitari byiza. Cyo kintu nawe ko kurakizi cyangwa barababeshyera? Ni ukuvuga ngo rero abamotari bose si ukari babi cyangwa se sinakari beza bose. Gusa ukuntu bimeze urabona abantu bagiye batandukanye, hari abafite imico mibi, abafite imico myiza. So rero bose ntabwo bashyira mu gatebo kamwe. Hari abakora ibyo ngibyo ariko n'abatabikora. Abantu bose ntabwo ariko bacapura, ibyo ngibyo bikora nyine abantu batihaye tu. Abamotari nyine ubona nyine batari ibyo barimo tu. Yego. None se abamotari none hari ikindi kintu bakunze kubashinja, ikintu bita guhenda, ngo murahenda nk'umuntu ava ngaha Kivugiza agiye Kimironko ugasanga umuciye 2. Ibyo bintu bivuga iki? No kuvuga ngo rero ubwo njyewe nitewe n'ukuntu kurabona ko ibintu birarega natwe tubaca amafaranga bitewe n'uko na isasi yazamutse. Nase ni gute isasi yazamuka, urumva. So rero nawe urareba ukavuga ati se ni umuntu Kivugiza ngo bijyana Kimironko ku mafaranga 200. Urumva nyine ayo niyo make yatugerayo urebye, cyangwa icyatanu nabwo urebye byose ureba impande zombi ukareba ahafite inyungu. Iyo ubonye ko ufitemo akantu gake basaguramo cyatuma utagenda kubera ko ubonye kuri busaguremo akantu. Yego. Biterwa n'ibiciro bya essence biri ku isoko. Yego. Aha. None nkawe ku giti cyawe uri umumotari, ariko ntabwo ambye amafaranga ushobora gukorera byibuze ku munsi make ashoboka yanyuma. Make yase? Make ashoboka. Urabona ibyo ni ibanga ry'akazi, sinzi icyo ari cyo bivuga. Ni ibanga ry'akazi. Make ashoboka? Make ashoboka se? Urebye njyewe ubundi iyo byagenze neza sinaburamo nka Kenze wenda urebye 15 ubwo 15 ni menshi. 15 uyu munsi ugakora 15, ejo ugakora 15. Nose iminsi ntabwo ibingana urebye, uyu munsi ufite kuyabona, ejo ukayabura, bikagenda gutyo nyine. Ntabwo igihe cyose ntabwo ari kugiyemo wayabona. Yego. Ariko se nk'amafaranga 15 wakoreye ku munsi menshi ashoboka, ubwo ngubwo management yayo uyarya gute?
management yayo ni ukuvuga ngo hari igihe uba uri mu kibina cyangwa se mu nama runaka, so icyo gihe nyine ni ukuvuga ngo ay'inzu yashyira ku ruhande n'ayo kurya noneho hasigaye nyine ukayashyira muri izo nama ugiye urimo zitandukanye, ufite kujya gufata ugasanga byakugira umusaruro uhagije, ugasanga warasevinze cyane kabisa, ufite intego wagezeho. Yego. Ubu se nawe kano kanyuma watugaragariza ishusho cyangwa se akamaro ko kwisevingira, kwizigamira. Kwizigamira rero kuko buriya iyo ufite akazi biba ngombwa ko wizigamira, ni ukuvuga ngo ntabwo byabura ko natizigamira kuko nawe urabibona ko nizigamira, nawe n'amaso baraguha. Amaso yanjye ari amakoko, ariko ndabona rwose weho urambaye neza, wambaye inkweto ihenze n'ipantaro. Ibi ngubu bino bintu biguhagaze angahe ku giti cyawe kandi utubwize ukuri? Ibi ngibi se ntabwo ari menshi cyane, urebye ni nk'ibihumbi nka 50 aho ngaho kabisa. Wambaye 50? Uri umumotari? Uzajya unwara buri gihe rwose. Okay, ni ukuvuga ngo noneho kano kanya urabizi turi mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 n'isi yose muri rusange, nawe urabizi byakugezeho, wagumye mu rugo, ibyo bihora bisobanukiwe. Wenda ni nk'iki ushobora kubwira, urumva umuntu wagize amahirwe nagume mu rugo, kuri experience yawe yo kuguma mu rugo wagize? Ni ukuvuga ngo rero muri kiriya gihe urabona ko icyorezo kitaraza ko twe tubayeho nuko tumeze ubu ngubu, ni ukuvuga ngo corona buriya yaraje ariko yatwigishije ibintu byinshi cyane, kuko wasanga nk'umumotari ugasanga akoreye amafaranga, ugasanga yajya mu bintu by'ubugoryi no kunywa inzoga no kujya mu bakobwa cyangwa n'abagore, ariko buriya aho covid yaziye kabisa ndakeka naho twaviriye mu rugo tujya mu kazi ntabwo abantu bagaragaje cyane, kubera ko ni ukuvuga ngo muri kiriya gihe abantu benshi barize kandi bagira saving nyinshi nyine urumva, so ngo ni ukuvuga ngo rero urebye kabisa yaratwigishije cyane kabisa, yatumye tugira iyo bita economy. Okay, economy, voilà. Ikindi kintu nshaka kukubaza, urabona ubuzima bw'abasore kano kanya, ariko ubundi ni nk'ihe myaka ushobora gufata, imyaka fatizo yawe ushobora kuvuga ngo uyu muntu n'umusore, ni nk'ihe myaka? Imyaka fatizo navuga ngo uyu muntu agiye mu bukuru, mbese ubwo ni mu bukuru, ni ukuvuga ngo mbese imyaka ingahe kugeza kuri ingahe? Wenda 35 40 kuzamura. 45 kuzamura. Uwo muntu w'imyaka 45 kuzamura bari umusore cyangwa ahubwo aba hari ukuntu akuze? Ari buri kugenda nyine akora aba mu busaza. Okay, ni ukuvuga ngo ikindi kintu nshaka kukubaza, urabona ubuzima bw'abasore muri kino gihe, abasore benshi cyangwa se urubyiruko muri rusange bafite ikibazo cy'uko nta kazi bafite, nta mirimo bafite. Ubona iki kibazo giterwa n'iki? Kino kibazo rero cyo kuba abantu batagira akazi bihagije, ni ukuvuga ngo impamvu nyine nawe urazizi, kubera ko n'abari bagafite kandi karagaza bitewe nyine na corona, ariko ndakeka nibirangira kabisa bizagenda neza, bazongera babona akazi abatagafite kandi bizagenda neza. Ujya ukurikirana ikiganiro bita Kazi ni Kazi kuri RBA? Radio y'igihugu. Njya nyumva kabisa. Kazi ni Kazi kugeza ubu ngubu yakwigishije iki? Kazi ni Kazi icyo yanyigishije, Kazi ni Kazi yanyigishije kuba nakora akazi kose nanenga, akazi kose imirimo yose nkayikora kabisa, nitaye ngo nakameze gutya na gutya, mbese akazi kose nakisangamo kabisa. Kazi ni Kazi, mutamu wa kazi ni pesa. Okay, ni ukuvuga ngo nk'umusore ku giti cyawe kano kanya, ubu ngiye kubaza ibibazo byo ku giti cyawe, ntabwo mbishyira muri rusange. Ku giti cyawe umaze nko kugera ku myaka ufite n'akazi ukora k'umumotari? Urebye ndacyatangira ubuzima, sinavuga nageze kuri ibi, gusa nanjye nyine mba nkora kugira ngo nzaharanire kugira icyo nageraho nyine nk'uko bimbajije, ariko ubu ngubu kano kanya tuvugana nacyo ndageraho kabisa. Ariko nizere ko ufite inzozi runaka? Inzozi zo ntabwo zabura, kubera ko rega natwe iyo umuntu agiye gushaka ubuzima akabona akazi aba afite intego runaka, ejo n'ejobundi akavuga ati nzashaka kumuzagira umuryango, nanjye n'iki nzawitaho, nkumeze nk'umuntu w'umugabo. Yego. Ese nk'ubu ngubu kugira umukuru w'umudugudu buriya n'icyo bageza ku baturage batuye umudugudu wawe? Icyo nageza ku baturage batuye umudugudu wawe? Umudugudu wanjye ni ukuvuga ngo njyewe mbaye nk'umukuru w'umudugudu, mbese urumva se hari ikindi se kuba wakora inshingano nyine zawe zikwiriye nyine nk'umuyobozi? Nk'izihe tubyo byubuze nk'ebyiri? Buriya nyine nko kuganiriza abaturage igihe kimwe nyine ukabaganiriza, ugafata umwanya ukabaha umwanya ukabaha n'agaciro kandi ukanabumva. Rega buriya umuyobozi numva abaturage. Aha, none se ku giti cyawe nk'umusore, ni gute wagereranya ubuzima bw'abasore uyu munsi wa none
n'ubuzima bw'abasore bw'abatubanjirije cyangwa se aba basore bo hambere wabigereranya gute? Bigereranya ibyo bintu kuvuga ngo abatubanjije bo no kuvuga ngo ngewe urabona ko ntabwo ndakura cyane, urumva abo bo mu bukuru bundi bwashize nubwo ubu ngubu turimo tw'abasore, ni ukuvuga ngo buriya bwo nta makuru menshi mfiteho, kubera ko ni ukuvuga ngo gusa ngewe mbibonye nkabona nuko bimeze, mba mbona ko harimo itandukaniro. Mbese urabona ko kera nyambona ko bavuga ngo nta muntu wasohokaga ibintu nk'ibyo, mbese bya bindi byo kuvuga nyine ngo ni ukujya kuryoshya, ubu ngubu dusigaye tuvuga ngo ni ukuryoshya muri iki gihe. So nyine mba mbona harimo itandukaniro kuko ni ukuvuga ngo kiriya gihe bavuga ko nta mukobwa wasuraga umuhungu, ariko ubu ngubu urabona ko natwe nyine barabasura, nawe urabizi barabasura. Uvuze akantu bita kuryoshya nk'umuntu mukora twumvishe yamenya ari ibiki, dusobanurire. Kuryoshya rero, mbese kuryoshya ni ukuntu uba wishimye wisanzuranye na bagenzi bawe, mukaba mwasha kujyana mu gitaramo runaka, mugakorana ibyishimo, nibyo nyine bita nuza. Hari umugani nigeze kumva bavuga ngo ibiryohera amatama y'abato birabakenya. Wabyumvishe ibyo cyose kuvuga? Ibiryohera amatama y'abato birabakenya. Ubwo ntago ibyo bintu byakuryohera ukisanga ahantu habi? Ni ukuvuga ngo rero buriya mu buzima ntabwo batishimye, kandi nubwo umuntu akora izo enjoy, ariko buriya umuntu aba afite iki, aba afite buriya ari ukujyayo muri enjoy ariko utagendana n'ibyo bibi byose bibaho. Ukaba wajya wasohoka mwenda mu kabari runaka ariko utanywa n'inzoga, winywera fanta, kandi wamara kunywa fanta ugasohoka aho wagiye kunywera ugataha mu mahoro. Ese nk'ubu ngubu nk'umusore ubi wabo, ubu byashoboka ko ashobora gusaba uruhushya umubyeyi mubyara cyangwa se ahandi mu muryango aba, akababwira ko agiye kuryoshya? Byashoboka? Man, ni ukuvuga ngo rero ibyo ngibyo byo ndakeka nta musore wabikora, byo byari bya kera musaza, urumva. Ubu ngubu umusore asigaye afata gahunda yiwe tu akicomokera akigendera, urumva, akigendera. Ubwo urumva nyine gusaba uruhushya na reka na mbese ibya kera, mbese urabona ko nkwambajije kare ngo ese ngisi ya kera nyitandukanya n'iyo ngubu. Mbese urabona ko kera, urabona ko umuntu yagendaga anasabye n'agahushya akavuga ati dore ngiya, kuko ngiye kabisa buriya ngiyewe mbyiruka nasabaga agahushya hose ngiye najya no gusenga nasaba agahushya, ariko ni ukuvuga ngo ubu noneho nta n'agahushya nyisaba, ako ibintu bigenda bihinduka. So rero kuvuga ngo wowe wifatira gahunda ukagenda utavuze, rimwe na rimwe ukaba wanajya naho ugiye ukanarara utavuze, nimba ari muri famiye ukarara utanavuze, ariko mbese bitandukanye na mbere, kuko mbere wowe wagenda gusabya agahushya, ariko ubu ngubu urebye urigendera urigendera agashya n'iminsi udataha, ugasanga mbese usa nk'uwigenga, mbese nta bintu by'agahushya bikibaho, kubera ko abasore b'iki gihe nyine barababona nyine ni ukwicomokera akigendera. Iyi ngiyi yari televiziyo bita Iwacu mu Ngo, njyewe nari Sindi ku bwabo Saidi, naho ubutaha.